Hello, twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu. Tubashimiye kandi uburyo mukomeje kutwereka ko mudushyigikiye. Nk'uko mumaze kubimenyera, ibiganiro byacu biba bishingiye kuri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kureba imirongo yo muri Bibiliya yakumara ubwoba mu gihe wihebye, mu gihe ubona nta byiringiro. Imirongo ikwibutsa ko Imana ikuzi kandi ko ikwitayeho. Yesaya 41:10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Yesaya 45:2 n'uwa 3. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isirayeli. Ingoma za 2:17. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Yosuwa 1:9. Mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Yesaya 35:4. Mubwire abafite imitima itinya muti, mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izazibakiza. Yesaya 40:31. Ariko bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Yesaya 43:1-3. Ariko noneho Uwiteka wakuremye, wowe Yakobo, kandi akakubumba, wowe Isirayeli, aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, Umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa ho incungu, Etiyopiya n'i Seba nahatanze ku bwawe. Yesaya 44:8. Ne kugira ubwoba ngo mutinye, kera sinabikubwiye nkabigaragaza, namwe muri abagabo bo kumpamya. Hariho indi Mana ibaho itari njye? Ni koko nta kindi gitare, ubwanjye sinkizi. Yesaya 54:4-5. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe, n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi, kuko Umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Yesaya 54:13-14. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Yesaya 46:3-4. Nimunyumve mwa nzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru ndiwe. Muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka, ni njye waremye, ni njye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Yeremiya 1:7-8. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe, kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Yeremiya 17:7-8. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi
kikareka kwera imbuto zacyo. Yeremiya 29:11. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Abami ba kabiri 6, umurongo wa 15 kugeza 17. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Abami ba kabiri 17, umurongo wa 39. Ahubwo mujye mwubaha Uwiteka Imana yanyu, niyo izabakiza amaboko y'abanzi banyu bose. Ingoma za mbere 28:20. Maze Dawidi abwira umuhungu we Salomo ati, komera ushikame uzabikore, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana ariyo Mana yanjye izabana nawe, ntizagusiga ntizaguhana, kugeza aho imirimo yose y'ibizakoreshwa mu nzu y'Uwiteka izarangirira. Gutegeka kwa kabiri 3, umurongo wa 22. Ntimuzabatinye, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo ibarwanira. Gutegeka kwa kabiri 31, umurongo wa 6. Mukomere mushikame, ntimubatinye, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga ntizaguhana. Umurongo wa 8. Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga ntazaguhana. Ntutinye, ntukuke umutima. Kuva 14, umurongo wa 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Itangiriro 15, umurongo wa 1. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburamu mu iyerekwa riti, Aburamu, witinya, ni jye ngabigukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Zaburi 18, umurongo wa 3. Uwiteka ni igitare cyanjye n'igihome cyanjye kinkingira n'umukiza wanjye, ni Imana yanjye n'urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira n'ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. 7. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi. 19. Bari bantanze imbere ku munsi w'amakuba yanjye, ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo. Zaburi 23, umurongo wa 4. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe, inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Zaburi 27, umurongo wa 3 n'uwa 14. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya, naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Tegereza Uwiteka, komera, umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Zaburi 34, umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamubabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Zaburi 34, umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka mwabera bemwe, kuko abamwubaha
niringiye sinzatinya, abantu babasha kuntwara iki? Zaburi 94 umurongo wa 14. Kuko Uwiteka atazata ubwoko bwe kandi atazareka umwandu we. Zaburi 103 umurongo wa 13. Nk'uko se w'abana bagirira ibambe, niko Uwiteka rigirira abamwubaha. Zaburi 115 umurongo wa 11. Mwabubaha Uwiteka mwe mwiringire Uwiteka, niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Zaburi 128 umurongo wa 4. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Zaburi 145 19. Azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo abakize. Imigani 3 umurongo wa 5 n'uwa 6. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Imigani 3:23-26. Maze uzagendere mu nzira yawe amahoro, kandi ikirenge cyawe ntikizasitara. Nuryama ntuzagira ubwoba, niko kuzaryama, kandi ibitotsi byawe bizakugwa neza. Ntutinye ibiteye ubwoba by'inzaduka, cyangwa kurimbuka kw'abanyabyaha kuje, kuko Uwiteka azakubera ibyiringiro, kandi azarinda ikirenge cyawe gufatwa. Imigani 12 umurongo wa 25. Amaganya yo mu mutima atera umuntu akiyumvira, ariko ijambo ryiza risusurutsa uwo mutima. Imigani 29:25. Gutinya abantu kugusha mu mutego, ariko uwiringira Uwiteka azaba amahoro. Hagayi igice cya 2 umurongo wa 5. Nk'uko isezerano nasezeranye namwe riri mu gihe mwavaga muri Egiputa, umwuka wanjye akaba ari muri mwe, ntimutinye. Zekariya 8:13. Nuko nk'uko mwari mu mahanga muri ibivume, mwa nzu y'Ubuyuda n'iy'Ubwisirayeli mwe, niko nzabakiza. Muzaba amahesha b'umugisha, mwe gutinya, ahubwo amaboko yanyu akomere. Daniyeli igice cy'icumi umurongo wa 12. Aherako arambwira ati, witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe, kandi niyanzanye. Matayo 6:25. Nicyo gitumye mbabwira nti, ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Matayo 6:34. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Matayo 8:25-26. Baraza baramukangura bati, databuja, dukize turapfuye. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba, mwa bafite kwizera guke mwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Matayo 10:28. Kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Matayo 10:29-31. Mbese ibishwi bibiri ntibabigura ikuta rimwe? Ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe se atabizi. Ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose. Nuko ntimutinye, kuko muruta ibishwi byinshi. Mariko 6:50. Kuko bose bari bamubonye bagakuka imitima, aherako arababwira ati, nimuhumure ni jye, mwitinya. Mariko 13:11. Nibabajyana mu manza, ntimuzahagarike imitima y'ibyo muzavuga, ahubwo ibyo muzabwirwa muri icyo gihe muzabe ari byo muvuga, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari Umwuka Wera. Luka 1:30-31. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Luka igice cya 1
Nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa iby'umubiri muti tuzambara iki, kuko ubugingo buruta ibyo kurya n'umubiri uruta imyambaro. Luka 12:32. Mwa mukumbi muto mwe ntimutinye, kuko so yishimira kubaha ubwami. Yohana 14:1. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Yohana 14:26-27. Ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Abaroma 8:14-18. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba, Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Bonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Abaroma 8:38-39. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu Umwami wacu. Abakorinto ba kabiri 1:7. Nicyo gituma ibyo tubiringiyeho bishikamye, kuko tuzi yuko ubwo mufatanije imibabaro, mufatanije no guhumurizwa. Abakorinto ba kabiri 9:8. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mufite ibibahagije muri byose. Abafilipi 4:6-7. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Abatesalonike ba kabiri 3:16. Nuko rero Umwami wacu w'amahoro ajya abaha amahoro iteka ryose mu buryo bwose. Umwami abane namwe mwese. Timoteyo 2:1-7. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Abaheburayo 13:6. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Petero wa mbere 3:6-14. Namwe muri abana b'ubu niba mukora neza, ntimugire ubwoba bubahamura. Icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka, mwaba muhiriwe. Ntimugatinye ibyo babatinyisha, kandi ntimugahagarike imitima. Petero wa mbere 5:7. Muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Yohana wa mbere 4:18. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Zaburi 91. Uba mu rwihisho rw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho.
uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha. Kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo, udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Ibyahishuwe igice cya mbere 17 na 18. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi Uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Ibyahishuwe 21, umurongo wa 3 n'uwa 4. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka